nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, mugende muhindura abantu bose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, mubigisha kwitondera ibyo nategetse. Abenshi batekereza ko ubukristo bwabo bukura igihe bari mu iteraniro, igihe bari ahantu ho bari gusomera ibyanditswe. Nibyo burakura, ariko aho ngaho siho bukurira. Aho ngaho biragufasha kumva iby'Imana ishaka, noneho wamara kubyumva aho ngaho bikaja gushirirwa mu bikorwa aho wirigwa. Twewe abo muri iki gihe ngo dufite amahirwe menshi yo gutsinda igishuko igihe cyari cyo cyose kitujeho kuruta Adamu, kuko twe ngo dufite inararibonye. Wemera kubabazwa kugira ngo udakora icyaha, wemera kwipfubiriza mu burakari, agahinda, umubabaro baguteje ukawipfubirizamo, ntubisandaze kuwaguteje ako kababaro, kugira ngo imico yawe ikomeze kuba iyoroshe, imico yawe ikomeze kugaragara ko ari myiza kuri babandi bo wagiye mu murima, igihe uri mu iduka, igihe uri mu mirimo itandukanye, igihe uri mu biro, igihe wicaye ahantu hamwe, igihe uruhutse, igihe uri kureba, igihe uri kumva, igihe uri kugamba, ibyo byose birandikwa. Byose n'umwanya urimo udafite icyo ukora, ibyo byose birandikwa. Marayika waba ari kwandika kuva mu gitondo ukibyuka, ibitekerezo wabyukanye kugeza na nimugoroba, n'imirimo wiriwemo, birahava biragenda bigapigira fire imbere y'Imana. Byagera imbere y'Imana bikahava binyuze mu nzira ibiri zitandukanye. Imwe ari amahirwe aguhesha ubugingo buhoraho, indi akaba ari ibyaha bizakurimbuza. Muri aho bantu b'Imana, Uwiteka bahire aho muherereye hose ku isi, amahoro y'Imana abane namwe. Muri uyu mwanya tugiye kwigana ijambo ry'Imana, noneho reka tubanze dusenge. Shimwa Data mwiza, uri umugira neza, watubeshejeho n'aya masaha turacyahumeka, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tubabarire gukiranirwa ku buryo bwose, amazina yacu yandike mu gitabo cy'ubugingo. Ngaho tugiye kwigana ijambo ryawe n'abantu bawe waremye, ngaho ubashe kuduha imitima iryumvira kandi uduhe gusa naryo, tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Noneho njyewe tugiye kwigana, ku mazina yanjye ni Dusingize Jean. Ijambo tugiye kwigana ni riri kutubwira ngo kwirinda icyaha n'akaha mu buryo bwo aribwo bwose. Kwirinda icyaha n'akaha mu buryo bwo aribwo bwose. Icyaha ni kibi, icyaha kirazambaguza, icyaha kirandagaza, icyaha kizarimbuza umuhundo. Impamvu dusabwa kukirinda, Yohana ya mbere ku gice cya 3 umurongo wa 8 hatubwiye ngo, umurongo wa 8 haravuze ngo ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ibyo umwana w'Imana yerekaniwe nibi, ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani we akora ibyaha. Uwo nguwo rero niyo mpamvu ababikora bose ari aba Satani. Dusabwa kandi guherera mu ruhande rw'Imana. Rero biradusaba kugira amakenga, biradusaba kugira kwirinda gukomeye cyane, kuko ibyaha ari bibi. Abantu barabigambirira, ariko yabaye bakarabutswe hirya yo gukora ibyaha, icyo bazaba cyo uko bizaba, bakagombye kwirinda icyaha. Muri Mika 2 umurongo wa 1 haravuze ngo, bazabona ishyano abagambirira gukora ibyaha, bagakora ibibi ku mariri yabo, iyo bukeye barabikora, kuko bishobokera amaboko yabo.
noneho ngo bazabona ishano abagambirira gukora ibibi, ngo iyo bukeye barabikora kuko bishobokera amaboko yabo. Hari abantu usanga kamere yabo uko bayubatse ari kamere yo gukora ibyaha, imishinga yabo uko bayubatse ni ugukora ibyaha. Yakubeshya, yakuriganya, yagukoresha akakwambura, yagukorera uburimanganya, noneho yagukorera ubujura mu buryo butandukanye. Noneho abo ngabo nabo baba bafite ibibazo. Biradusaba ngo twirinde icyaha mu buryo bwo aribwo bwose. Noneho abakora ibibi abo bose ni aba Satani. Kuri rwa murongo go muri Yohana ya mbere ku gice cya 3 umurongo wa 9 aho haravuze ngo umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntabasha gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana. Ababyawe n'Imana bo ntibakora ibyaha, ahubwo bakora ibyo gukiranuka, kandi barangiza bagakora ibishimwa n'Imana, bagakora ibishimwa nayo kuko ariyo yababyaye, kuko ariyo ibabeshaho. Noneho kandi bagasa nayo kuko ari abayo. Noneho umuntu ukora ibyaha uwo nguwo ni uwa Satani. Satani niwe utera uburakari kubw'icyaha yazanye, atuma habaho uburakari, atuma habaho urupfu, atuma habaho kwiba, atuma habaho gutukana, atuma habaho kunegura, atuma habaho kwica, atuma habaho n'ibindi byaha by'indengakamere. Kwangira umuntu mu mutima, ibyo byose nabyo ni ibyaha bizanwa na Satani. Rero biradusaba kubyirinda. Burya icyaha muri Yohana ya mbere nanone kwa kiriya gice cya 3, Yohana ya mbere ku gice cya 3 umurongo wa 4 hari kutubwira ngo umuntu wese ukora icyaha abagomye, kandi icyaha nibwo bugome. Umuntu ukora icyaha abagomye, kandi icyaha nibwo bugome. Iyo utukanye aho ngaho ubugomeye Imana, kandi ukabugomeye na wa wundi ubikoreye. Iyo wibye aho ngaho ubugomeye wa wundi ubikoreye, ukabugomeye n'Imana. Iyo urakaye aho ngaho ubugomeye Imana. Iyo wanganiye mu mutima ubugomeye Imana, kuko imbuto z'umwuka, imbuto z'abana b'Imana ni urukundo, ni neza, ni amahoro, ni ibyishimo, kandi ni ukugirira neza abandi. Ibyo ngibyo nibyo bikwiriye kuranga abantu b'Imana. Noneho ugomye, ukoze icyaha abagomye, kandi icyaha nibwo bugome. Kandi icyaha ni ukwica itegeko. Kwica itegeko nicyo cyaha. Rero biragusaba kugira ngo witondere amategeko y'Imana. Bizaguha ubwenge, bizaguha n'imbaraga, bizaguha n'ubushobozi n'uburyo bwinshi bwo gusobanukirwa uburyo ushobora kwirinda icyaha kije mu buryo bwo aribwo bwose bwirimanganyije. Noneho ibyo ngibyo nubikora bizagufasha, kandi uzaba utunganiye Imana. Hari ibyaha by'uburyo bubiri butandukanye. Hari ibyaha bigaragara n'ibyaha bitagaragara. Ibyaha bigaragara n'ibyaha bitagaragara. Ibyaha bigaragara akenshi hari amahirwe menshi yo kubikira. Hari amahirwe menshi yo gukira ibyaha bigaragara, ariko kuko impamvu ushobora gukira ibyaha bigaragara, hari uko baguhwahwanya cyangwa se bakakureba nabi bitewe yuko wabikoze. Noneho abakubonye noneho bikagutera, noneho kuko bakubwiye ukagira amahirwe yo kubyihana. Ariko ibyaha bitagaragara ni bya bindi byo wangiye umuntu mu mutima, kugira ngo wikuremo rwango aba ari amahirwe, kugira ngo wikuremo ishari aba ari amahirwe, kugira ngo ubone ikindi kigucyaha
kigukuremo gitume wihana bya byaha byo wakoreye mu mutima wifuza. Aho ngaho aba ari amahirwe kugira ugire iyo mbaraga. Ayo ni amahirwe mugenzi wanje. Noneho biradusaba kugira ngo tuje twirinda cyane cyane umutima wacu, turinde ko utanduzwa n'ibyaha byo twakora tubikoreye ahagaragara cyangwa se ibyo mu rwihisho cyane cyane, aho tukajya tuharaharinda. Kuko biranditswe ngo yemwe bahetse baheka ibyera by'Uwiteka muraje muriyeza. Kandi haranditswe ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Mugenzi wanje, aho ngaho nuharinda cyane, n'ibyo uzakora bindi bizasohoka inyuma, noneho bizaba ari ibintu bitunganye, kuko ngo ibyuzuye umutima ari by'akanwa gasohora. Ayo ngayo ni amagambo y'umwami wacu Yesu yavuze. Rero biradusaba kwirinda cyane. Noneho biradusaba kwirinda utwaha dutoya twanduriza imibereho, imico yacu. Two ngutwo two kubeshya, two kuriganya, two kujyana akantu k'umuntu mu buryo nyine nubwo katari ngombwa, ataragushora mu rubanza, akantu gatoya kataratuma umuntu akujyana mu rubanza. Si kenshi abantu bakunze kubitahura ko bishobora kubazanaho ingaruka zazabarimbuza. Ariko iyo wamaze kugira ayo mahirwe yo gusobanukirwa ati aka ngaka kandimbuza, aka ngaka ncumuye ku Mana, aha ngaha Mana mbabarira, aho ngaho aba ari amahirwe yo wabashije kugira. Hari ubwo umuntu ashobora kwigisha, umuntu agashobora gushyira ibintu ku murongo, akabivuga neza, abarabyumva bakabyumva neza. Ariko burya ibyo bitandukanye no gushyira mu bikorwa. Burya hari ubwo ubabona bagushimagiza, tuzi kuvuga ibintu neza, uzi kwigisha neza, ariko weho hari uko umutima gwawe gutari gwakiranuka, utari wamenya kwirinda utwaha dutoya, utari wamenya inzira ikuganisha kuri ishizwe mu bikorwa. Aho ngaho bigusaba kugira ngo naho uje uririnda, nawe utazabasha kuba ikiraro cyambutsa abandi, ariko weho cyarangiza kigasigara. Noneho kwirinda kwacu dusabwa kwirinda mu tuntu dutoya. Mu gitabo cy'intambara ikomeye hagiye kutwereka uburyo abantu benshi baje batekereza. Ni paje ya 434. Paje ya 434 hari kutubwira ngo iki? Haravuze ngo Satani atuma abantu benshi bizera ko Imana itazita ku gukiranirwa ku tuntu duto two mu mibereho yabo, ariko Uwiteka yerekana ko atazihanganira cyangwa ngo abure guhana ikibi uko cyaba kingana kose, nk'uko yabigenje kuri Yakobo. Satani atuma abantu benshi batamenya ko ati kwa kundi ahamagaye ati alo ugeze he, ati ndi kuzana nda kukugeraho, kandi akiriyo ari atanari kugenda. Aho ngaho ako kaha gatoya kusuzuguye ku buryo ati bya bintu byawe nabizanye, kandi wenda utanabizanye. Aho ngaho ako kaha kazakurimbuza. Ukavuga inkuru zo gukabya, ati baje ari abantu bagera mu 100, kandi baje ari abantu 10. Icyo cyaha cyo gukabya, icyo nacyo ni icyaha. Kwifuza, aho ngaho ukifuza ibintu by'undi muntu, ugeze igihe wumva wabimwaka, aho ngaho nicyo ni icyaha. Noneho kuba ukora ibintu bese byo bidatunganye, bitaratuma ujya mu rubanza, bitatuma bagushora mu rubanza, ku buryo kino wabikoreye
atarabasha kubona ko ari icyaha kinini wamukoreye, ibyo ngibyo bizagushira mu rubanza ku Mana, ho birandikwa ng'icyaha gikomeye, kandi ntago wabasha kwinjira mu ijuru ako kaha gatoya utari wakihana kandi mu izina ryako. Noneho hari ubwo umuntu afata inzira akaja mu duka, agafata akantu k'udufaranga dukeya tuno twa nyuma, utwo dufaranga twa nyuma twufashe, warangiza ukaja ukagenda n'ideni, banyira abo wafasheho ideni bibagiwe, abo nawe ubwawe uri kutwibuka, ntacyo turabahombyaho, ariko warangiza ukavuga ati tura nta kibazo, nawe ukashaje urashaka kutwibagirisha. Icyo ni icyaha. Igihe utari wagira umutima wo kuja kutwishyura, icyo ni icyaha. Igihe ufata wiguza ku muntu dufaranga dukeya, ntutumwishyura ati ndaco bitwaye tiriya, nubwo atabara kurega, nubwo atabara bikubaraho, nubwo atabara kubaraho ifuti, ariko utaratumwishyuye, icyo ni icyaha. Kubesha ngo ndabiguha ejo, uzi yuko nejo bundi bitazaba byari byaboneka ibintu byo wamufasheho, icyo ni icyaha. Rero bantu b'Imana, turasabwa kwirinda icyaha uko cyaba kingana kose, tukakirinda mu nzira zarizo zose. Ako kaha kuri gusuzugura ko ari kataratumuja mu rubanza, ako ngako kazabasha kukurimbuza ku Mana, kuko ko karandikwa. Imana irakandika, kandi abamarayika ngo bakandikana ubwitonzi. Noneho ngo Satani atuma abantu benshi ngo badatekereza ko Imana itazita ku gukiranirwa ku tuntu dutoya two mu mibereho yabo, ariko Uwiteka yerekana ko atazihanganira cyangwa ngo abure guhana ikibi uko cyaba kingana kose, nk'uko yabigenje kuri Yakobo. Abihatira gutanga inzitwazo cyangwa gutwikira ibyaha byabo, maze bakemera ko bikomeza kugaragara mu bitabo byo mu ijuru biticujijwe, ko bikomeza kugaragara mu bitabo byo mu ijuru biticujijwe ngo bibabarirwe, bazatsindwa na Satani. Uko barushaho kurata imyizerere yabo, uko imyanya barimo yaba yubashwe kose, niko ibyo bakora birushaho gushavuza Imana, kandi ari nako barushaho gutiza umwanzi wabo umurindi wo gutsinda. Uko uwo muntu ukora ibyaha akabihisha, noneho ntibimenyekane, utwo twaha dutoya utihana, uko urushaho kugaragaza imyizerere yawe mu buryo bwagutse, noneho ukarushaho umwanya w'icyubahiro wawe, bantu bakarushaho kukubona ko, kuko hari abantu bakora ibyaha akaba ari afite impano nziza ikunzwe, mbese bw'amafutigo yakoze gagahita gasibangana mu bantu ndibarusheho kuyabona, ariko ku Mana aho gaba gamaze kwandikwa, ku Mana gaba gamaze guharatugwa neza. Nubwo wakwibwiriza gute, nubwo wakwigisha gute, nubwo wakora ibikomeye gute, ariko igihe cyari cyo cyose utari wihana, uri kurihira ubusa, uri kupfusha igihe cyawe ubusa, kandi imirimo wakoze yose izaba impfabusa. Biradusaba rero kwihana, biradusaba kwirinda, biradusaba kugira ngo tuje tukora ibitunganye, twirinde icyaha uko icyaha cyaba cyari kingana ko ariko kose, twirinde kugira ngo kitatwanduriza umutima, kandi igihe twabiguyemo tuje tugira umutima ubangutse kukubyihana. Noneho ngo tuzaba dufite amahirwe menshi yo kuzabona ubugingo buhoraho. Naho iyo ukomeje gukora bya byaha ukibibitse, ubaga uri gushavuza Imana, kandi ubaga uri gutiza umwanzi Satani ikibuga kinini ashobora kuzabonamo intsinzi. Hepfo niho hakomeje ngo abakomeza gukererwa kwitegura umunsi w'umwami ntibazaba bagishobora kwitegura mu gihe cy'amakuba, cyangwa mu gihe icyo ari cyo cyose, mu gihe icyo ari cyo cyose. Ibya bene abo bantu biteye agahinda.
ibya bene abo bantu biteye agahinda. Abo bantu batihana, abo bantu bakererwa kwihana, abo bantu batagira umwete wo kubasha gutunganya imico yabo, abo ngabo ibya bene abo bantu biteye agahinda. Bazashaka kwihana bitagishobotse. Rero nshuti bavandimwe, turasabwa kwihana, turasabwa kwirinda icyo ari cyo cyose gishobora kutwanduriza umutima. Noneho mu gitabo cy'imigani cy'inama zigirwa itorero, ipaje y'110, umugabane wa mbere 115, igitabo cy'inama zigirwa itorero umugabane wa mbere, ugasutitire kari kuvuga ngo gutungana kwa gikirisitu. Haravuze ngo muri buri gikorwa cyose uje uba inyangamugayo itajegajega. Uje uharanira kuba inyangamugayo itajegajega muri buri gikorwa cyose. Kandi ibyo ni ibyawe, ibyo ni ibyanje, kugira ngo twese turusheho gukora ubukristo, turusheho kubaka ubukristo muri iyi si yahindanye, turusheho kuba umucyo muri iyi si yuzuye umwijima. Noneho imico yacu, kuko biranditswe mu gitabo cy'uwifuzwa ati hari abavuga ko ngo kumvira amategeko y'Imana ari ibintu bikomeye, ngo ariko kuba Yesu yaraje hano ku iyi si akagerwaho n'ibigeragezo bikomeye cyane biri ku rugero rw'abantu bahura nabyo, akavuka nabi, agakura nabi, akangwa n'abantu, ibyo ngibyo yarangiza akabyihanganira, amagambo mabi gamubabaza gamushotora akayihanganira, ibyo byose akabivamo akagera mu myaka 30 atabashije gucumura, nta cyaha akoze. Ibyo ngibyo ni igihamya kiduhamiriza neza ko ngo natwe dushobora kukiranuka tena bikomeye, ngo dushobora kumvira amategeko y'Imana, ngo burya birashoboka natwe ntiducumure. Ngo kandi tena ngo twewe abo muri iki gihe ngo dufite amahirwe menshi yo gutsinda igishuko, icyaha, igihe cyari cyo cyose kitujeho kuruta Adamu, kuko twe ngo dufite inararibonye y'ibyo twamaze kubona, ingaruka y'icyaha zabashije kuzana. Noneho none hano hari kutubwira ngo tuje tubinyangamugayo, uje ubinyangamugayo itajegajega mu buryo bwari bwo bwose no mu bikorwa byari byo byose. Noneho hepfo harakomeje ngo nubwo wageragezwa ntukagire ubwo uhenda n'ubwenge, cyangwa ngo ubeshe mu kantu gatoya, cyangwa ibihe bimwe, cyangwa ngo ubeshe mu kantu gatoya cyane. Ngo nubwo wageragezwa mu buryo bungana ute bwose, ngo ntukigere ugera ubwo uriganya, cyangwa ngo ubeshe, cyangwa ngo ukore, cyangwa se ngo ubeshe mu kantu gatoya cyane. Hepfo haratubwiye ngo ibihe bimwe irari rya kamere rishobora kuzana igishuko cyo guca indi nzira itari nziza iromboreje ku gukiranuka, ariko ntukayiteshuke na gatoya. Niba uvuga ijambo mu buryo bwose ryerekeje kubazimira, ntugateshuke ngo ureke amategeko y'ukuri. Komeza ibyo wemeye. Ukwiriye gukomeza ibyo wemeye, naho wagerwaho n'ibibazo bitandukanye mu buryo bwari bwo bwose. Tugateshuke ngo unyure mu nzira idakwiriye kunyurwamo, noneho iyo itemerwa n'ijambo ry'Imana. Hepfo baravuze ngo kunyuranya gatoya n'ukuri, guhinduraho gato ibyo Imana ishaka, kenshi
kenshi ntibitekerezwa ko ari icyaha cyane. Kunyuranyaho gatoya n'ukuri, kunyuranyaho gatoya n'iby'Imana ishaka, benshi kenshi ngo ntibitekerezwa ko ari icyaha cyane, ahubwo abenshi babibonamo ko harimo ari akaha gatoya. Noneho wenda cyane cyane katuvuge ngo ku byo kwirinda, ati ijambo bikaba byanditswe ati ngo ntukarye uri kunywa ibinyobwa, ati imyota ziranyiyikiye, reka ntacyo birantwara. Noneho ukavuga ati aka ngaka ntacyo bitwaye, tuno dufaranga two ndamuhaye ntacyo bitwaye, ari umuntu wagukoreye, cyangwa se bitewe n'ibyishimo ari kubona wenda mwasezeranye amafaranga runaka, akabona habuzemo udufaranga dukeya cyane, wakabona turamurangiriza ibibazo byo yari afite. Noneho yarangiza akavuga ati nubwo atatumvaye nta kibazo, wakagenda nishimye. Ariko ku Mana ho, aho ngaho ubu nibye, ubu baye umujura. Nako gatoya ku byo kwirinda utujuje ibyo bidakwiriye byavuzwe unyuranyijeho gatoya, aho ngaho uba ukoze icyaha gikomeye cyane ku Mana. Igihe habayeho kunguka cyangwa guhomba mu mafaranga, ariko icyaha ni icyaha. Iyo hari ubwo abantu banyuranye n'Imana ho gatoya, akabesha akavuga ati ibyo ngibi nta kibazo, akabona inyungu, ari byo bigiye kuzana inyungu nyinshi, ari byo bigiye gutuma bakomeza kumwiringira, akavuga ati kano nubwo nkabeshe, nubwo mbivuze uko bitari, ariko nta kibazo, akabona ari nta cyaha gikomeye yakoze. Ako ngako nako ni icyaha gikomeye kiba kizakurimbuza, usabwa kucirinda. Noneho hepfo barakomeje ngo icyaha nubwo cyakorwa n'umuntu w'umukire ufite uduhumbagiza tw'amafaranga, nubwo cyakorwa n'umuntu usabiriza wo hasi ku rugero. Bavuze ijambo rimwe ariko ryoroheje, ubona ritaremereye, nubwo waribwira umuntu ukona bitatuma akujana mu rubanza. Ibyo ngibyo, icyo cyaha cyukoze cyuri kubona kitakujana mu rubanza, kidatuma n'uwo ukikoreye atakujana mu rubanza ngo bitume muburana, cyangwa se ngo bitume usanga byabaye birebire. Icyo ngicyo nacyo Imana ikibara nk'icyaha gikomeye, nubwo cyaba cyakozwe n'umukire cyangwa se umuntu w'umukene. Noneho hepfo mwumve akaga ko biteza utwaha dutoya, akaga ko duteza. Igikozwe kimwe ntikirema amatwara ngo bavuge ngo uriya muntu yitwara atya, ariko gikuraho ibihindizo, maze igishuko gikurikiyeho kikemerwa bitaruhanyije. Icyo cyaha gitoya akaga giteza, niba ari ahantu ho wari urajaja urifata mu kwima ahantu aho wakagombye ubugome bubaho bwo kwima abantu amafaranga yabo, ibyakagombye kubirinda imbere kubikomeye wamaze kugisenyesha kuri twatundu dutoya twagiye urima abandi. Noneho biradusaba kuja turirinda utwo twaha dutoya. Gutanga, igihe utimenyereje gutanga utundu dutoya tworoheje, noneho iyo ugeze ku bikomeye, aho ngaho ho biba akarusho, noneho uba umugugu. Noneho biradusaba kugira ngo tuje tubyirinda. Tugiye kureba andi magambo ari mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Tugiye kureba andi magambo ari mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, nacyo twumve uko atubwira kuri ibi bintu byo gushaka gukiranuka mu tundu dutoya. Ni paje y'178. Ku paje y'178 naho hari kutubwira ngo bake gusa nibo babona ko hari ingaruka utundu duto dushobora kugira mu mikurire y'imico yabo. Bake gusa nibo babitekereza.
ati kugera ku rugero rw'ubukristo bwiza bukunzwe butunganiye Imana. Bake gusa nibo bashobora gusobanukirwa ko cyagiye wibujije kurakara, aho ngaho ari byo bishobora gutuma uzamura bituma ubukristo bwawe bukomeza gukura neza. Cyagihe wibujije kuvuga nabi, cyagihe wibujije kubabazwa n'ubusa, cyagihe wibujije gukora ikibi cy'uburyo bwari bwo bwose. Ni bake gusa bashobora gusobanukirwa ko bishobora gutuma ubukristo bwabo buzamuka bukagera ku rugero rwiza kandi bushimishije. Ahubwo benshi batekereza ko ubukristo bwabo buzaja mbere igihe bagiye gusenga, bafashe urugendo bagiye gusenga mu rusengero aho abantu b'Imana bateraniye. Abenshi batekereza ko ubukristo bwabo bukura igihe bari mu iteraniro, igihe bari ahantu ho bari gusomera ibyanditswe. Nibyo burakura, ariko aho ngaho siho bukurira. Aho ngaho biragufasha kumva iby'Imana ishaka, noneho wamara kubyumva aho ngaho bikaja gushirirwa mu bikorwa aho wirigwa, ako banye nabo, uko uvugana nabo, uko uganira nabo, uko ukora, uko mbese imirimo y'uburyo bwari bwo bwose uko ukorana nabo. Ibyo ngibyo nibyo biguha ko kuba warahindutse. Noneho hepfo hano muri iki gitabo barakomeje baravuze ngo ibyo tugenda duhura nabyo buri munsi mu buryo bumwe cyangwa ubundi bibereyeho kugerageza kwizera kwacu, maze tukagaragara turi abiringirwa mu buryo bukomeye. Ibyo tugenda duhura nabyo buri munsi nibyo bigenda bitugaragaza ko turi abiringirwa mu buryo bukomeye. Kwimenyereza kugira ihame rigenga imibereho yacu mu buzima busanzwe, intekerezo zihugukira iby'ijuru aho kwita ku irari n'ibyo kwishyira hejuru. Intekerezo zatojwe ntizishobora gukozwa hirya no hino nk'uko umuheto uzengurutswa n'umuyaga. Naho bakomeza kuguma mu nshingano yabo, nabo bakomeza kuguma mu nshingano yabo kuko bimenyereje umucyo w'ubudahemuka. Nabo bakomeza kuguma mu nshingano yabo kuko bimenyereje umucyo w'ubudahemuka. Hepfo haravuze ngo muri uko kugira ubudahemuka mu tuntu tworoheje baherwamo imbaraga zo kuba indahemuka mu bintu bikomeye. Umuntu wimenyereje kuba indahemuka mu tuntu tworoheje aherwamo imbaraga zimubashisha kuba indahemuka mu bintu bikomeye. Bantu b'Imana turasabwa kugira imico irangwa no kuba umuntu woroshye, umuntu ucishije bugufi, umuntu utumva ko ari igitangaza. Ibyo ngibyo bizagufasha kuba gushikirwa na bose. Amagambo yawe, ibikorwa byawe bizatuma bagukunda, kuko buri kanya kariko kose baja bumva amagambo babwira meza. Buri kanya kariko kose baja bumva ibikorwa babona ibikorwa ubakorera twiza, utwo bakagombye kutaba bakubona batekereza ko wabikora, bakabona uratubakoreye. Ibyo ngibyo bizatuma ukundwa. Hepfo haravuze ngo umucyo wo kwiyorosha urusha cyane agaciro zahabu ya Ofiri. Nta numwe ubasha kugera ku cyubahiro geranije atagize uko kwiyorosha mu magambo tujaje urumva ko ari weho kamara mu bintu byose. Aho ngaho bizatuma ngo ntago wagera ku cyubahiro utabangiye kugira uko kwiyorosha. Hepfo ati nyamara imico si ikintu umuntu aragwa, ntaho igurwa
nta imico myiza ariko indi umuntu aragwa nta naho igurwa. Ubupfura n'intekerezo nzima ntibipfa kwizana. Impano z'igiciro giheranije ntacyo wazigereranya nazo, keretse iyo zitojwe, iyo zitunganyijwe, keretse iyo zitunganyijwe. Kugira imibereho iboneye ni umurimo wa buri gihe, kandi ukwiye kuba ingaruka yo gushishoza no kwihangana. Gutunganirwa biterwa nuko dukoresha amahirwe Imana iduha. Ahangaha haratubwiye ko imico myiza ntaho wayigura, ngo ahubwo imico myiza ituruka uko ubayeho buri munsi. Ni ibintu bitaza ngo ntabwo ari imico, ntabwo wayiragwa, ntabwo wayihabwa n'inshuti yawe, nta naho wayigura. Ahubwo iyo ukuri kubitekerezaho buri mwanya wari wo wose, buri munsi, uko uvuze ati ngiye kureba ko uko wibujije uburakari bw'ako kanya, uko wibujije ubugugu bw'ako kanya, ukigize umutima wo kuvuga reka ngufashe, aho ngaho ukuri kubitekerezaho muri ako kanya, kuko ntabwo wakwibuza kurakara. Kamere yacu yo bakututse uhita urakara, ariko ntabwo wakwibuza kurakara igihe cyari cyo cyose utabifashijwemo n'ijambo ry'Imana. Igihe utabitekerejeho ntabwo wakwibuza ubugugu, igihe utabitekerejeho ntabwo wakwibuza kubeshya, igihe cyose utari wabitekerezaho. Ahubwo kamere yacu yo nibyo biyigize. Ahubwo ibyo ngibyo yo nawe ushaka kugira ubukristo buzima, buri kanya kariko kose ugira umutima wo kumva wabireka, wabivaho, mbese ukaje ubyibuza, wemera kubabazwa kugira ngo udakora icyaha. Wemera kwipfubiriza mu burakari, agahinda, umubabaro baguteje, ukawipfubirizamo, ntubisandaze kuwaguteje ako kababaro, kugira ngo imico yawe ikomeze kuba iyoroshe, imico yawe ikomeze kugaragara ko ari myiza kuri babandi bo muri kumwe. Wemera kugira udufaranga uhomba, wemera kugira amafaranga uhomba kugira ngo imico yawe itandura. Hariho ibyari bikubereye, hariho ibyari biri ngombwa byawe, byo wari wakagombye gushikira, byari byawe ubifitiye uburenganzira, ariko ukemera kubihomba kugira ngo utagaragazwa nabi, utagaragara nabi, utagaragara ko uri umuntu wendashikirwa, cyangwa se uri umuntu wihugiraho. Rero wikunda. Rero biradusaba kugira ngo tugire imico yirinda utundu duto, utwaha dutoya, ibikorwa bibi bitoya byo dusuzugura tubona ko ari ndacyo bitwaye. Noneho hepfo tugiye mu gitabo cy'intambara ikomeye nanone, paji ya 435, naho twumve icyo hatubwira. 435. Paji ya 435. Muri iki gihe abafite kwizera kudashyitse bari mu kaga gakomeye ko gutsindwa n'ibishuko bya Satani, hamwe n'iteka ryo gucecekesha umutimanama. Muri iki gihe ngo abafite kwizera kudashyitse ngo bari mu kaga ko gutsindwa n'ibishuko bya Satani, hamwe n'iteka ryo gucecekesha umutimanama. Umutimanama urakuburira, warangiza ukawucecekesha, ati ndabikora, ukumva ko imbaraga iguhatira ati kino ni kibi, ukumva ikurimo, ariko umutima wo kubikora warangiza ukawugundiraho gukora cyaha, akaba ari wo ugira imbaraga. Aho ngaho uba uri mu kaga. Ndetse nubwo bakwihanganira ibitekerezo, bazashengurwa n'umubabaro ukomeye n'agahinda muri icyo gihe cy'akaga, kuko
batigeze bimenyereza kwiringira Imana. Abo bantu bameze gutyo bakomeza kugundira ibyaha, abo ngabo ngo bazashengurwa n'umubabaro mu gihe cy'akaga, kuko batigeze bimenyereza kwiringira Imana. Iyo wiringiye Imana biragufasha kuruhuka umutima. Babandi bakubabaza, babandi bakora ibintu byo kukubabaza, byo kugushengura, noneho bituma uvuga ati Imana birangize, ukavuga ati Imana niwe humba amahoro, aho ngaho bikagufasha kuruhuka mu mutima. Ariko iyo utiringira Imana, noneho aho ngaho bikubera bibi. Igihe cy'akaga kibikuremerera, cyaba kuvuga nabi, cyaba igihe isi yose yakwanze, aho ngaho urusha utaga umutwe, kuko utagize imbaraga ibasha kukubashisha kwiringira Imana, kwishingikiriza ku Mana, gufata Imana ngaho ariyo irakubera byose, irakurengera byose. Iyo utari wamenye iyo mbaraga aho iva, aho ngaho bituma uba mu kaga gakomeye. Amagambo dusorezaho ari mu ntambara ikomeye 345, hari kuvuga ngo, ari kutubwira uburyo abantu b'Imana basabwa kugira amakenga, kuko ibyo bakora byose byandikwa. Ibyo bakora byose birandikwa. Haravuze ngo paje ya 445 mu ntambara ikomeye. Icyo umuntu akoze cyose kinyura imbere y'Imana, kikandikwa ko ari igikorwa cyo gukiranuka cyangwa se ari icyo gukiranirwa. Icyo umuntu akoze cyose kinyura imbere y'Imana. Byose ibyo wirigwamo, igihe uri koza ibyombo, igihe uri gufura, igihe wagiye mu murima, igihe uri mu iduka, igihe uri mu mirimo itandukanye, igihe uri mu biro, igihe wicaye ahantu hamwe, igihe uruhutse, igihe uri kureba, igihe uri kumva, igihe uri kugamba, ibyo byose birandikwa. Byose n'umwanya urimo udafite icyo ukora, ibyo byose birandikwa. Marayika waba ari kwandika icyo utekereje, kuko biranditswe ngo ijambo ritarava mu kanwa kanjye uba wamaze kurimenya Uwiteka. Niko byanditswe. Noneho ibyo uvuze, noneho ho biranditswe ngo amagambo wavuze niyo azagutsindishiriza, kandi amagambo wavuze niyo azagutsindisha. Ibyo ngibyo nabyo birandikwa. Noneho uko byandikwa byose, niba ari byiza, niba ubwiye umuntu urakoze, niba ubwiye umuntu ati Imana iguha umugisha, niba wakiye umuntu, niba umufashije, niba ubahaye ibyo kurya, niba ubambitse, niba ubakoreye ikindi cyari cyo cyose, icyo ukoze muri uwo mwanya wari wo wose, marayika ngo acyandikana ikaramu idasiba. Noneho byarangiza nguko hano batuvuze ngo kirandikwa, uko ari igikorwa cyo kigashyikirizwa imbere y'Imana. Iyo bigeze imbere y'Imana, ibyo wakoze, iby'uwo munsi, kuva mu gitondo ukibyuka, ibitekerezo wabyukanye kugeza na nimugoroba, n'imirimo wiriwemo, biragenda bigapigira fire imbere y'Imana. Byagera imbere y'Imana bikahava binyuze mu nzira ibiri zitandukanye. Imwe akaba ari amahirwe aguhesha ubugingo buhoraho, indi akaba ari ibyaha bizakurimbuza. Iyo utagize kuwihana, bya byaha biba bizakurimbuza. Iyo wagize amahirwe yo kwihana cyangwa se wakoze imirimo myiza, biba ari amahirwe azakugeza ku bugingo buhoraho. Noneho byose uko wari utuje, uko wari wicaye, ibyo wumvishe byose bipigira fire imbere y'Imana. Noneho n'imirimo yawe yose bwite, ibyo byose ni imbere y'Imana aho bihagararira. Noneho bikahava binyuze mu kuba bizaguhesha amahirwe yo kuja mu ijuru, cyangwa se ari amahirwe mabi azakurimbuza. Aho ngaho niko bimera. Dusabwa kugira amakenga. Hepfo ati mu buhanga butangaje kandi butagereranywa imbere y'izina ryose mu bitabo byo mu ijuru handikwa ijambo ryose ry'ibinyoma
umurimo wose wo kwikanyiza, inshingano yose itujujwe n'icyaha cyose gikorwa mu rwihisho, imiburo yoherejwe n'ijuru cyangwa gucyaha kwirengagijwe, igihe cyapfushijwe ubusa, igihe cyakoreshejwe nabi, imbaraga zakoreshejwe mu kwimakaza ibyiza cyangwa ibibi, ndetse n'ingaruka zabyo zikomeye, byose byandikwa n'umumarayika. Igihe imbaraga zo wakoresheje mu bintu bipfuye, aho ngaho ibyo byandikwa n'umumarayika. Igihe wapfishije ubusa, wakagombye kuba uri kugisomamo ijambo ry'Imana, wagiye gusura, wagiye gukora ibindi, uri kuganiriza abantu bababaye cyangwa se uri kubafasha mu buryo butandukanye, aho ngaho icyo wakoze cyose, cyo wapfushije ubusa kirandikwa kandi kikaba ari ikigusunikira mu rubanza. Kandi urwo rubanza rw'ikintu kimeze ngicyo ni uruzagukira witeka. Rero biradusaba kugira ngo dukiranuke, tugire amakenga mu byo dukora byose, kugira ngo imico yacu ije ihora itunganye, ije ihora twihana, tuje duhora twihana ibyaha twaha twari twose toya, n'ibigaragara n'ibitagaragara. Ibyo byose tuje tugira n'umutima wo kubyihana kugira ngo tuzabashe kubona ubugingo buhoraho. Ibyo nibyo mbasabiye, namwe mubinsabira mu izina rya Yesu, amen. Nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, mugende muhindura abantu bose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, mubigisha kwitondera ibyo nategetse.